bakunzi b'ijambo ry'umwimerere, reka ngire nti mbahaye ikaze, nongere mbahaye ikaze nanone, karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach maze אנחנו הולכים ללכות היום. Niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba kuva mu mubiri no kugaruka mu mubiri uko biteye. Mbanje kubasuza rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Tukaba tugiye rero kureba kuva mu mubiri, uko abantu bava mu mubiri nuko baza mu mubiri nk'impinja. Wibuke iyi ngingo tuyigaruye kubera twegeze kubona mu minsi yashize mbere y'uko roho yinjira mu mubiri bigenda gute. Dore igitangaje rero, hashize nk'iminsi 2 mbetse iyo video y'umuntu wavuye mu mubiri aragaruka. Icyantangaje nuko mbere yo kuza mu mubiri nk'uruhinja niyo uvuye mu mubiri ukagarukamo hari aho bihurira. Niyo mpamvu rero mbwira abantu kwitonda ibyo bandika kuko biba bifite ibizabikurikira. Kambaye ikaze rero nanone mbere ko twinjiramo, kaba mbanje gushimira abakomeje kwiyandikisha cyane. Subscribe, nawe nutarakora subscribe yikore, kanda like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, maze ukuri kuzaba bature bave ku ngoyi y'ikinyoma, ukuri kubuhore imbohe ziboshye hirya no hino, kuko tuzi neza ko ari nyinshi cyane. Mbona ama message menshi cyane abantu bavuga ngo no wibaza ibi wigira utya. Yes, nibyo wabwiwe, ibyo bakubwiye ngo wibaza nibyo bashaka ko nyine utamenya. Byose natwabiciyemo. Niyo mpamvu nkujyana ku Ivanjiri ya Thomas. Ivanjiri ya Thomas irakubwira ngo shaka uzabona, nubona bizagutangaza cyane. Nimara kugutangaza bigutera ubwoba, kuko ibintu byose uvumbuye ubonye byanze bikunze ntabwo warakibonye nyine, biragutangaza bikagutera n'ubwoba. Ariko numara kubimenya ibyo byose uzayobora byose. Niryo banga rero batakwereka, batakubwira, kuko iteka iyo mbazana ingingo hano mujye mumenya ko izagira ibindi biyikurikira byanze bikunze. Nujya kwandika ujye ubanza utekereze neza, kuko Imana iyo iguhaye ibintu ikabishyira ku mutima wawe ngo ubishyire ku bantu, byanze bikunze bifite n'ibindi izakurikizaho. Kamwereke, nakubwiye ukuntu roho iza umuntu yavutse nk'uruhinja, za ngingo 7 iba igomba gukurikiza mbere yo kwiza mu mubiri. Noneho reka nze nkwereke iyo umuntu avuye mu mubiri kugira ngo agarukemo uko bigenda. Urabona ko bihura. Ushobora kuvuga uti wabyizera utamenye, no, ni ibintu byageragejwe byagenzuwe. Noneho rero icyo ngaruriye uku kuza mu mubiri no kuva mu mubiri nuko nabonye ko hari aho bihurira. Reka turebe icyo kintu bihuriraho. Imana kandi ikakubwira ngo nujya kumenya iherezo ugomba kujya ku itangiriro. Gute? Iyo uje nk'uruhinja ni nk'aho ari itangiriro. Noneho iyo uvuye mu mubiri byandi bitaniye death ukagarukamo, ni ukuvuga ngo aha hantu ujya uburi yaba iminota 10 ya minota 20 ni hehe, ugaruka ute mu mubiri, ese baguha iki? Ibyo mwandika benshi rero ndabibona ngo wibaza ibi, ngo urashaka kugira umunyabwenge. Yes, nibyo bakubwiye nyine ngo ntubaze, don't question anything. Nibyo bakubwiye. Igihe turimo wibuka ko ibyo byose uko wibaza uko utekereza, ibyo nanjye nabinyuzemo imyaka 20-30 ishize. Nabinyuzemo, niko twese twumvaga, niko twatekerezaga, nibyo twabwiwe. Iki gihe turimo ni igihe cy'ubumenyi. Ubumenyi Kristo yahanuye, Yeshua HaMashiach uwo bita Kristo niwe wabihanuye, aravuga ngo icyo gihe cy'ubwenge kizaza. Numva rero twarangije igihe cyo kwemera no kwizera gusa, ubu turi mu gihe cyo kumenya ubumenyi. Niyo mpamvu Kristo nawe yavuze ngo ubwenge muri icyo gihe buzagwira. Iyo bavuze ngo ubwenge buzagwira, benshi batumva ngo abantu bazazana ibyabo. No, ubwenge buzagwira bivuze ko abantu bazasobanukirwa, ibihishe byose bizaza ahabona. Nicyo bivuze. Urumva nk'ubwo uvuze ngo ubwenge buzagwira, benshi muhita mwandika abantu bazazana ibintu bitekereje bishyashya tutabona. No,
ubwenge buzagwira, bivuze ngo muri icyo gihe ibintu byose byari bihishe bizatangira kujya habona. Nicyo bivuze ubwenge buzagwira, ko ubwenge buzasobanura ibyo bintu. Ibi tuba turimo ntabwo ari ibintu byacu twihimbiye, dufite aho byavuye. Urebe igihe twatangiye gukorera amavideo mutari mwana tumenya, namwe murebe, twamye tubivuga, kuko iyo Imana iguhishuriye ugomba kuza ugasangiza abandi ibintu. Reka turebe rero nk'abatindi, iyo uje mu mubiri nk'uruhinja, reka dusubire muri za gahunda 7 ugomba gukurikiza. Noneho turebe niyo uvuye mu mubiri ukagaruka aho bihurira. Ingingo ya mbere, roho yawe mbere yo kwiza mu mubiri iba ifite misiyo. Uba ugomba kwiga gufasha abandi mu gusoza gahunda zabo z'ijuru ziba zikuzanya no mu isi. Ingingo ya kabiri, ugomba guhitamo umuryango uzazamo abantu bazatuma izo gahunda zawe zikunda, yaba babi cyangwa yaba beza. Ibyo unyuramo byose uba warabihisemo. Gatatu, isomo ry'ubuzima uba ugomba kwiga hano: kubabarira, kwihangana, kwiyoroshya, urukundo, ukamenya ko isi ari ibigeragezo. Kane, amahitamo yo kwibagirwa. Amahitamo no kwibagirwa, uhitamo ibyo uhisemo, noneho mbere yo kuza uribagirwa. Reka nze nkwereka noneho iki kintu nicyo cyatumye nzana ibi bintu byo kuva mu mubiri mu bantu baba baraje hano ku isi bakuze. Kwibagirwa kubaho iyo tugiye kuza hano biterwa n'iki? Kwibagirwa ibyo wabwiwe kugira ngo amahitamo akore. Babajyanama bakubwira mbere yo kuza mu mubiri, ibyo bakwereka byose urabyibagirwa. kubera iki? Niyo mpamvu natanze urugero rwa Kristo. Kristo nawe yaraje, ariko we yarabyibutse byayenze gute, turaza kubireba mu kanya. Kwibagirwa kubera iki abantu bibagirwa? Nibyo nangiye gukomozaho. Hari ikintu cyahise kinzamo, ndumva ndi bunakivugaho mu kanya. It makes sense, birasobanutse neza. Uzarebe witegereze ziriya cartoons, amavideo abana babashyiraho ngo barebe cartoons, ibintu birimo byose nibyo guhindura abana ubwonko bwabo. Kubera iki? Nuko iriya myaka abana bakiri bato, imyaka 2-3 gutyo, iriya myaka mito, kirya gihe biba bishoboka yuko beretswe ibintu bigendanye n'Imana, bigendanye no gushaka kw'Imana, bakwaactivatinga ya gahunda yabo yabazanye vuba. Niyo mpamvu rero bakora ziriya cartoons bakazishyira mu bana cyane. Noneho birasobanutse. Ari nayo mpamvu iriya cartoon yitwa Cocomelon ku isi yose iri kwamaganwa. Sinzi wenda hari abantu mvuga abantu batazi. Nimba utazi ikintu, tegereza uvuge ati uyu muntu avuze ibintu abivanye. Cartoon tubibona ziriya video za Cocomelon ziri kwamaganwa ku isi yose kubera ko ngo ziri kuyobya ubwonko bw'abana. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bimaze kuvumburwa yuko abana babashyiriraho biriya porogaramu byabo bya cartoon kugira ngo ziriya nkuru bashyiraho nyine ku mavideo kugira ngo bahinduke, batamenya abari bo bakiri bato. Urabyumva? Ni nk'urugero nguhaye. Ingaruka zibiba, iyo ni ingingo ya 5. Iyo udasohoje gahunda wahisemo, ingaruka iba nyine ugenda nyine utazishoje. 6, ubwumvikane n'izindi roho ku isi. Hari umuryango urimo inshuti, abanzi, yaba abakunzi, bose bagira icyo bakora ku kwibuka ibintu bya cyangwa kubyibagirwa. Bari abantu tubona bakaba ari abagome, ari ababisha, ari abanzi, burya nabo baba batuma bagupusha bagusunika kugira ngo byibuze uca akenge, kuko iyo umaze kugera mu bigeragezo uba umaze kumenya isi. Ububabare no kwihangana, ingingo ya 7, uburwayi, akagamba n'amashyari. Ibi byose ntago ari igihano, biba bigamije kugutera imbaraga ngo urusheho kwizera. Urumva? Cyane cyane twibande kuri ingingo ya 4 yo kwibagirwa. Turaza kwigarukaho. Kwibagirwa, kuki wibagirwa? Ese nimba uva hari ubizi wagira hano ukibagirwa, biterwa n'iki? Ubu uzabyibuka ute? Reka tubyumve twifashishije iyo umuntu avuye mu mubiri. Niyo mpamvu ibi bintu mbigaruye, kuko iyo uvuye mu mubiri, dufata urugero rwa muntu ababwije yavuye mu mubiri. Impamvu mbigaruye ni iyihe? Ni uko twese turi kwiga, kandi iyo wiga ugomba gushoza ukareba iki ibintu bihuriyeho. Niki kintu bihuriyeho mbere y'uko roho iza nk'uruhinja na nyuma y'uko uvuye mu mubiri ukagarukamo, bihurira he? Bihurira n'iki bihuje? Abantu bavuga ngo
hari ibintu tudashobora kumenya. Imana ituma bibaho byose kugira ngo tubimenye. Hano mpite nasubizaho n'ibibazo by'abantu bakomeje kumbaza ngo video yabanje ko tuza mu mubiri nk'impinja, kuki abantu ngo batibuka baribo? Wibuke uyu muntu wavuye mu mubiri yavuze ko hari abantu batatu bamwakiriye, bagera aho basa n'aho ijuru rifungutse, yumva amajwi arenze nka miliyoni aza nk'urumuri. Urabyibuka? Ayo majwi yose abagushyiramo, akurodingamo message uzazana hano ku isi. Izo message rero uzazana ku isi, wibuke umwe muri abantu bari bamukuriye, uri wavuye mu mubiri akagaruka, yaramubwiye ngo no, wibyiga uyu munsi, wibyitaho cyane, igihe kizagera warasubiyeyo ubyibuke. Wibuke iko bamubwiye ngo wibyitaho byose, uzabyitaho waragarutse. Kuko icyo gihe iyo bikwereka bahita bakubwira ubuzi neza niba uzagaruka cyangwa utazagaruka. Niba uzagaruka nk'umuntu mukuru cyangwa se niba uzagaruka nk'uruhinja, yarabivuze ibyo bintu. Hano bivuze iki rero? Ibyo bintu uzabimenya nugaruka. Urumva ko bihura na babandi baba kumwe nawe iyo uri uruhinja ugiye kuza, bamwe bakugira inama, ibizaba bakikwereka ugahitamo. Urumva nyine, urabibona. N'uyu nawe baramubwiye ngo dore ngibi ni byinshi, turabona ko ari byinshi nyine udashobora kubifata byose, ariko uzabyibuka nugaruka. Uzabyibuka nugaruka. Ni ukuvuga na mbere y'uruhinja, urumva bigushyiramo bigenewe yuko uzabyibuka waragarutse. Kugira rero aho bihurira ni hehe rero? Nuko uyu muntu wavuye mu mubiri avuga ko amaze kugaruka yagombye kwiga. Yagombye kwiga cyane kugira ngo yibuke ibyo yabwiwe agomba kuzakora agarutse. Urumva? Baramubwiye ngo wibyitaho cyane, nugaruka uzabyibuka. None kugira ngo abyibuke ntabwo byaje biri ako kanya ngo bibe automatic. Yagombye kwiga. Yagombye kwiga. Ni ukuvuga ngo na Kristo yaje afite ubumana kandi ibyo bintu byose abifite, ariko noneho kuko yaje hano muri no isi ngi dutuyemo, yagombye kongera kwiga kugira ngo byibutse ari byo bihura n'uyu muntu wavuye mu mubiri. Urumva niyo mpamvu tuzana ingingo ibyo tukazihuza kugira ngo tukwereke ko ibyo tuvuga biba bifite ishingiro. Ujuru nk'uruhinja, urakuze, mbere y'uko utangiye gukura bagupakiyemo ibyo video by'ama-cartoons kugira ngo utibuke ibyo ari byo. Ariyo mpamvu urumva ko bitabisobanuka neza impamvu ziriya cartoon ziri ku bwinshi bazishyira ahantu hose mu bana bose. Twamye tubyumva ngo ziriya cartoon ntabwo ari nziza ku bana, ntitumenye impamvu. Nuko baba bagira ngo udahinduka kugira ngo wibuke aho wavuye, gahunda yakuzanye. Urumva ko uyu muntu wavuye mu mubiri ahise atwemeza neza ko iyo uri hariya ubona ibintu byose ubibona, ariko noneho ugiye kugaruka mu isi kuko hatandukanye na hariya, bya bintu byose biragenda. Kugira ngo wongere ubyibuke ugomba kwiga. Aho hantu rero bigira ni hehe? Nicyo twakwibaza. Biga ibiki? Nicyo twakwibaza. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo ibintu byo kuva mu mubiri bakakubwira ibyo uzakora nugaruka, misi uzagaruka, bihura neza na ya stage ya 4 mbere yo kuza mu mubiri nguze nk'uruhinja, imwe nakubwiye haruguru. Ahubwo iyo twibagiye ibyo tugiye kubona cyangwa tuzakorana mbere yo kuza, tukaba tugomba kwiga kugira ngo twongere tubyibuke. Niyo mpamvu wasanga kabisa hariya program y'iyozabwonko ikorerwa abana bakiri bato, imyaka 3, 4, 5, 6, 7 kugeza hejuru aho ngaho. Niyo mpamvu iriya myaka y'ubuto bayibandaho cyane, ziriya cartoon akaba za Disney hakaba ibiki byose, akaba ariyo mpamvu bakora ibyo bintu byose kugira ngo abana batibuka icyabazanye, tugakura turi muri ibyo bintu byazunguruka. Urumva ko iyo urenze iyo myaka nyine biba byarangiye, bagukoreye iyozabwonko, wagiye mu mujyo wa Satani. Urugero natanze rero nanone ndugaruka nubwo Kristo yabyibutse, nubwo nawe yari afite ubumana muri we, ariko yagombye kwiga kugira ngo bigaruke. Yigiye he? Yize ibiki? Nibyo tugishakisha. Urumva ko Kristo yarakubwiye ngo weho ubwawe, biranditse muri Bibiliya. Sinzi ko abantu iyo bagiye kwandika batekereza. Kristo yarakubwiye ngo weho ufite ubushobozi n'ububasha bwo kuba wakora ibirenze ibyo nakoze. None niba nyiri ububasha Kristo yarabikubwiye, yarakubeshya. Kuki ibyo utabyibaza?
tekereza utyo. Kristo yaravuze ibyo yakoze numvise nabwiwe, ngewe nka muntu nshobora gukora ibirenze. Nabikora nte? Bari cyo kibazo yibaza. Nabyigira he? Bari cyo kibazo nibaza. Yabishoboye ate? Kuki avuga ngo birashoboka, ntatubwire uko bishoboka? Izo nyandiko zikuyemo ibyo bintu zagiye he? Ibyo nibyo bibazo ugomba kuba wibaza. Weho uvuga ngo nguri kuvuga ngo Imana yavuye he, nguri kuvuga ngo tuza mu mubiri gute, ibyo bintu byose ngo wibaza ngo birenze ubwenge bwa muntu. No, Kristo arakubwira ubwe. Kristo nimba umwemera arakubwira ubwe. Ibi bintu ubona nakoze, ibitangaza nakoze, kuzura abantu, guhindura amazi ya divayi, byose bitangaza, gukiza indwara, ibintu byose wabonye, guhumura impumyi, byose nakoze, wabishobora. Biri muri Bibiliya yawe. Niba ubona kubwira ngo wabishobora, kuki se ahubwo utaranageza naho ubyumva? Kuki se ahubwo uhakana ko birenze ubwenge bwa muntu? Ni ukuvuga ngo ufite ikibazo, ariko ikibazo atari wowe wakiteye, ikibazo watewe n'abagukoreye izabwonko. Ibyo turimo rero ni uguhindura iryo zabwonko kugira ngo tugaruke muri ubwo busabane, noneho tumenye ibyo bintu Kristo avuga ngo twashobora, turebe ko tuzabishobora. Byibuze niyo twagira gato cyane ko kumenya, gusobanukirwa byibuze tukiyambura iryo zabwonko, byaba bihagije. Ndabashimira abo twabanye, abumva barumva, mukanguke mushakisha ukuri, kuko ukuri kuzabatura, kandi ukuri kubohora imbohe. Kandi aho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Subscribe abakomeje kwiyandikisha, namwe ndabashimiye cyane. Musangize abantu iyi nkuru, mushaka ukuri, mukunda ukuri, musangize abandi ukuri, kuko niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzigera ubona Imana. Ukuri kurahari, ahubwo abantu twe tudashaka. Kandi nzi neza ko nidukomeza gushakisha uko kuri, byanze bikunze mwiyambuye ibyo bababwiye, kuko bihita binyereka ko muhagaze nyine. Ibyo mutekereza mwese twahise twabinyuzemo. Wibaza ibi, ariko hari urugero rugera Imana ikaguha ububasha buke bwo kumenya, ikagukangura, ikakubwira ati jyayo ushakishe. Ndaguha urugero ku bantu birirwa babaza ngo wishakishe ibyo, ngo wibaze ibi ngibi. Kristo yarakubwiye ngo ushobora gukora ibindenze. Uzabishobora ute udashatse? Yesu yarakubeshye cyane agakubeshya. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, toda raba, tov meyod.